uyu wa gatandatu itariki 30 z'ukwezi kwa kane nibwo abanyarwanda babarizwa mu mujyi wa Houston, Texas bibutse ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi ahariya muri uriya mujyi. Uwo muhango waranzwe no gutangira urugendo rwo kwibuka ndetse bashyira n'indabyo ahabugenewe, bacana urumuri rw'icyizere, garagaza byinshi bitandukanye biciye mu mafilime zigisha ububi bwa Jenoside, imivugo, ubuhamya ku barokotse Jenoside, amateka y'u Rwanda mbere na nyuma ya Jenoside. Si ibyo gusa, ahubwo twaganiriye na bamwe mu bateguye uwo muhango, barimo uyu uhagarariye uwo muryango w'abanyarwanda babarizwa hano muri Houston. Amazina ye yitwa Musoni Emmanuel. Musoni, reka tumwumve mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa ONENATIONRADIO. Musoni, turabasuje cyane. Ni ONENATIONRADIO muri kuvugana. Ndagira ngo mu gutangira wenda watubwira uko umunsi wari umeze kuri gahunda mwari mufite yo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi aho ngaho mu mujyi wa Houston muri Texas. Byari byifashe gute? Muraho neza Desire, murakoze cyane. Kubivuze, nitwa Musoni, akaba ari njye uhagarariye umuryango w'abanyarwanda muri Houston. Uyu munsi akaba ari bwo twibutse ku nshuro ya 28 muri Houston. Igikorwa cyacu rero cyatangiranye n'urugendo Walk to Remember, duhereye kuri Holocaust Museum. Twavuyeho tugenda kilometero 1.5 miles, and tugana aho umunsi nyamukuru ari kubera. Umunsi wacu rero waranzwe n'ibintu bikurikira, ari byo birimo abatangabuhamya, harimo wigishije ku mateka y'u Rwanda mbere na nyuma, uhereye muri za 1994 agenda yigisha ibice byagiye bicamo kugeza ubwo byageze muri 1994, ariko na nyuma yaho tumaze kuva mu byabaye mu gihugu mu bihe bikomeye cyane. Nyuma yaho twaje kugira undi muvandimwe wacu witwa Leta, nawe aza gutanga ikimeze nk'inyigisho kivanzemo ubuhamya bukeya. Ariko mu by'ukuri uyu munsi wagenze neza. Icyagaragaye cyane ni uko uyu munsi waranzwemo n'urubyiruko rwinshi n'abana batoya. Urakoze cyane Musoni kuduhereza ishusho rusange y'uko umunsi wari umeze. Hanyuma wenda ndagira ngo wenda ngaruke ku cyo warusorejeho ugira uti uyu munsi kwibuka byaranzwe n'uko harimo urubyiruko, abana bakiri batoya cyane. Ese abakuru bo byaba ari uko batabonetse, cyangwa umubare munini wa rubyiruko ariko n'abakuru bari bahari? Ikindi wenda navuga nti ese Ukwibuka nk'umujyi munini cyane, umujyi ukomeye uzwi cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana urimo abanyarwanda benshi cyane. Aya makuru cyangwa se gushyira hamwe mwibuka izo nzirakarengane, ese abanyarwanda bose bo muri Houston barabimenyeshwa, bamenyeshwa gahunda zose z'umuryango? Kuba hari navuze urubyiruko ntabwo bivuga yuko byakuyeho ko abakuru babyitabira, kuko abenshi of course bazana n'ababyeyi babo n'abakuru babo. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko ukurikije urusanzwe ruza haje rwinshi. Ubwo bivuga yuko hari abasigaye barakuze barimo baritabira iminsi nk'iyi. Ubwo bivuga yuko n'ababyeyi nabo babishyizemo ubushake kugira ngo bazane urubyiruko. Byari ibintu bigaragara kuko bari imbere cyane, bari benshi, byatumaga ubwo abakuru basa nkaho bazimiramo. Nicyo nashaka kuvuga. Ariko bose bari bahari. Ariko cyari gishimishije nuko usanzwe kenshi ukabona n'abana bahari bari bakeya, wenda bari nk'ahantu babashyize kugira ngo bataderanje cyane. Ariko twari dufite almost nk'uruhande rumwe rwose rwuzuyemo urubyiruko twicaje, kandi ubona bari bakurikiye, bafite inyota yo kumenya neza, cyane cyane biturutse n'urugendo twakoze.
wabonaga bose babifitemo ubushake bwo kumenyana n'ibindi bikurikiraho, kandi bagize n'ibikorwa byinshi bakoramo. Ikindi ku bijyanye n'abantu dufite, umujyi wacu ni umujyi munini cyane, umujyi wa kane munini muri Amerika, dufitemo abanyarwanda benshi, ariko tutibagirwa nanone yuko nubwo burya biba byitirirwa Houston, ariko hari igihe ni nko kubona Dallas imeze, bafite Fort Worth n'ahandi. Na Houston ni hanini, ariko hari utujyi tuba tugiye dushamikiyeho dutoya, bituma bisa nkaho irushaho kubana n'umuryango munini, ko bose baraza bagahurira muri Houston. Yes, turabamenyesha abo dufite contact yabo, n'abandi bafite contact, n'abatari nabo dafite contact zabo, bagenzi babo bakabamenyesha, abafite umwanya cyangwa bigahura nuko nta kindi kintu gishobora kuba cyababuza kuza bakaza. So baraza, n'abatabashe kuza ariko mu gutegura ubona ko babyitabira, barafasha cyane. Ugasa kuko iki gikorwa ntago ari igikorwa wagira gutya mukore wenyine, so haba harimo ubushobozi bundi bugomba gutangwa. So abantu baritanga, bagatanga ibitekerezo, bagatanga ubushobozi bwa cash butuma ibikorwa biba aho tuba dukorera, n'ibindi byose biba bikorwa. Rimwe na rimwe kenshi byinshi bisaba ko umuntu aba afite uko yifasha. So abantu barabyitabira, kandi natwe tubamenyesha mu buryo dushoboye bwose. Personally cyangwa na team dufatanya, ntabwo ndafasinga icyo kibazo ko ati mpuye n'uyu muntu, cyangwa ngo barambwiye ati vugana n'uyu muntu, harimo ikibazo wenda mu bijyanye no kubihakana cyangwa no kutabyemera. Abahari kuba bahari barahari, bavugira inyuma, ariko ntabwo nari nafasinga icyo kibazo ku buryo buvuga ati okay, nkeneye ibi n'ibi. Ariko ku bijyanye nanone n'uburundu bw'ubufasha, imbogamizi zishobora kubamo nuko bishobora kuvunisha bamwe, ariko ntibyari byageraho ibintu bitakorwa. Ibintu birakorwa bikagenda neza igihe cyose, ariko urumva yuko iyo hajemo uburyo bw'uko bamwe batabyitabira cyangwa babiterereye ati ntibindeba, bivuna abandi. Ariko uko bimeze kose barabikora, birakorwa, bigakorwa, bikava mu nzira, kandi ntibyitirirwe n'umuntu umwe, bikaba ari ibya bose, kuko ariko bigomba kumera. So birakorwa, bigerwaho, ariko ni ikintu nyine utafite imbaraga, utafiteho ubushobozi, utafite icyo bakoraho, ariko ugakomeza ugakora uko ugomba gukora, maze ubona ko bikwiye akaba yabishyigikira. Ariko ni ibyo gusa, dukomeza kuba iyo nk'iyo tuhageze ibihe nk'ibi ngibi, tugerageza gukangurira abantu, kubasaba ko bagomba kumenya ko bitureba twese, urubyiruko, abashaje, ababyirutse, n'abandi amoko yose, yewe n'abadiaspora, twese bitureba, cyane cyane ahangaha turi. So ni icyo umuntu akomeza kubabwira yuko bitureba cyane, kandi imyaka 28 ishize ibigezweho ari ibintu byinshi, kandi byabiriwe abantu babize ibyuya cyane kugira ngo babashe kubigeraho mu buryo butandukanye, mu buryo bwo kubaka, gusana imitima y'abantu, gusana byasenyutse, n'ibindi byinshi cyane nyine imiryango y'abantu. So ntabwo ari ibintu umuntu agomba kurebera gutyo ngo afate for granted. So ni uko nguko umuntu akomeza kubakangurira. Murakoze cyane. Urakoze cyane Musoni. Ni byiza cyane ko abantu basobanukirwa, ariko nanone nkagira nti wenda kuba atabonetse, yewe n'ababonetse, ni ubuhe butumwa wenda nk'abayobozi bakuriye umuryango w'abanyarwanda aho muri Houston, Texas, ushobora kubabwira kugira ngo wenda ubutaha muzabe muri kumwe, kandi wenda mukore n'ibirenzeho? Tubwire muri make wenda inama, cyangwa se niba hari n'ubutumwa ushobora guhereza abandi bavandimwe bari aho muri Houston. Murakoze Desire. Ubutumwa nshobora gutanga kubwira wenda batabashe kuza n'abaje, nuko ibi bintu cyane kwibuka, twe kuvuga ko ari ukwibuka gusa, ariko igikorwa n'ibiri inyuma y'iryo zina kwibuka biratureba twese, biratureba, ni amateka yacu. So impamvu bitureba twese, abakuru, abatoya, Abatutsi, Abahutu, n'abadiaspora, n'abatwa, biratureba kugira ngo ibintu nk'ibi bitazongera kubaho. Biratureba kugira ngo dukore
tugire itandukaniro rya generasiyo zabayeho n'iziriho ubu ngubu, kuko ibigaragara nuko urubyiruko rwagize uruhare cyane mu gushukwa cyangwa mu kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Niba urubyiruko rw'ubu n'abahari ubu ngubu batabiganira, batabyigisha ngo bagaragaze ikibi cyaho, nko mu minsi nk'ingiyi baze tuganire, tuvuge ibyabaye, abagiriwe nabi babashe kubohoka, bavuga ibyo bavuga, batanga ubuhamya bavuga, noneho abantu bigisha abana bige, bamenye ibyabaye, bamenye bige ingaruka zabyo ku gihugu, ku bantu n'ibindi no ku isi. Mu gihe bitaramera gutyo bizahora, ni ibintu nta garanti ihari yuko bitasubira, kuko uko turemye ni nako abandi bari baremye, ariko ingengabitekerezo bahawe yatumye bakora amabi. So niba rero n'abari hari ubu ngubu batabyitabira, abarimo barakura bataza ngo babyige, bizasa nkaho ababirwaniye, abagerageje kugira ngo ibintu bihagarikwe bazaba bakoreye ubusa. So biratureba twese, dukwiye guhaguruka tukabyitabira, tukabishyiramo imbaraga, tukigisha amahanga kugira ngo bamenye ukuri. Nk'iyi walk to remember ni urugero rwiza. Abapolisi baduherekeje bose, twari dufite imodoka, Leta umujyi wa Houston waduhaye imodoka 5 ziduherekeza za polisi, ariko mu by'ukuri abapolisi ntabwo bari bazi icyo baherekeje, gusa bo baje making sure yuko tugezeyo tujya amahoro, bahagarika traffic, batugejeyo iyo tujya. Ndimo ndabashimira nibwo batubasha, ariko muri bande ni ikihe gikorwa murimo, nibwo nabasobanuriye. So urumva rero iyo walk to remember yonyine yatumye abantu bibaza, ese ibi ni ibiki byaba, ni bande, barakora iki, ni ibiki? So bituma mbasobanurira ibyabo. So biratureba twese, duhaguruke, twigishanye, dukundane, nibwo buryo bwonyine dushobora gusigasira ibintu bimaze kugerwaho muri iyi myaka 25 duhuye n'amahano yabaye iwacu. Murakoze cyane. Urakoze cyane Musoni, turagushimiye cyane, ndetse nabo mwafatanyije gutegura uyu munsi, ndetse n'abandi abanyarwanda bahangaho muri Houston, Texas, turabashimiye cyane. Murakoze cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Murakoze cyane ndetse namwe ku mwanya wanyu mwafashe kugira ngo dukorane ikiganiro. Imana ibahe namwe mugira ibihe byiza. Muri uwo muhango kandi ntabwo bari bonyine, ahubwo bari kumwe na bagenzi babo, inshuti z'abanyarwanda, harimo n'abakuriye imiryango y'ibihugu byabo, harimo nk'abakuriye umuryango w'abava muri Sudani y'Amajyepfo, abakuriye umuryango w'abarundi hara muri Houston, ndetse n'abandi banyamerika batandukanye n'inshuti z'u Rwanda. Reka ngushimire rero, iyi ni One Nation Radio. Reka nkubwire ngo ukomeza ukanda aho ngaho kuri subscribe kugira ngo ukomeze wumve ibiganiro bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane. Iwacu Dignity Home Care, iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'ibyo umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.